noneho byagiye bitangira ubona ko nagatwiko which is good ariko byabaye rwango ruri deep byabaye personal sibyo uri bunsebye ntugura ikibanza ukunsebye birakungura iki sebya urumva basi ugura gatwikiriye kukiza inzangano n'iziki kwe kuki amatiku nayiki amatiku arasenya nago yubaka ibintu mu bivemo none se ubundi kuba Ben yagiye muri piscine sibyo yambaye imyenda yambaye inkweto ni rihe tegeko rimubuza kujya muri piscine yiwe mu rugo urumva yiwe mu rugo atakuyemo imyenda buretse gato buretse ryanyu toza gupfubuza urumva umuntu ugerageje kubikora kuki aho kugira ngo mumubwire ati wagakwiye kubigenza gutya mutevuga mutemuzanja bikosa akoze mukatamo udutura buretse niba uyu munsi dufite abana batoya bakiri fresh muri mind so kubera iki tutakuretinga ngo bituma natwe baza mu Rwanda kumva ko natwe dufite umuziki ntago bihari nukuvuga ngo mu Rwanda nta gakondo dufite turayifite none se kuki abo ngabo bari muri gakondo bo mutabavuga cyangwa se mutabatuzanira kisibyo ariko naramuka koze indirimbo bro ntago muri wipushing mana we mwicare hamwe mwege nyariyenge ku muziki urumva mwicare mu bucure none muze mushyire hari urumva muhanzi ajya gusohora indirimbo afite ubwoba bwa Rihandira avuga ati zira analize za Rihandira zikiga gute urumva ngewe icyo mvuga witinya analize zanjye buretse ngewe kigano ndagisokamo nigendere utangiye kuzana ndagenda nta kibazo nyine oya buretse ngo wicaye ngo none ndagenda Nese shema ndaza okay nyereka certificate y'umuziki wowe uvuga ngo wize umuziki urumva mbwira ishuri wizemo umuziki urumva ubwiwe nigize ko ntawize bro uko wumva umuziki niko nanjye nkumva urumva wowe Rihandire nta shina rimwe ry'umuziki rikuzi urumva nabandi nkawe nuko nguko bimeze urumva posto nanjye ibyo nakora kuri wajya kujya kusingira ndirimbo wayizageze giwe ndahamagara Bob urumva ngiye mfite indirimbo nyinshi ndimo nakora muri studio urumva ndahamagara Bob ndishyura studio ndakwishyurira mwana urumva ndakwishyurira ngiye ngoye projet yanjye nuramukugiye yizanye mastering Shayiboro yanyu mujye mubireka kandi ntabwo byazakunda ntabwo bibaho ibisubizo ibyo ni iki kizakorwa nabi nzakeneye izi entertainment mwari fashe mugira nka hari yanyu bro niba ubu none habene n'umugabo wubatse arajya gushaka iki mu mashanga y'abandi byose mukwimenye ngajya gushaka ya byose yikurura gashaka n'uburenganzira bwe bro siko yikurika navuga yarayicuranze Nimba uri umuvugizi wa Debene wowe ntago ndi umuvugizi wose uri umushinja cyahawe ura mupapa rwo tumuzi muri media yemera gukurura amashanga se ariko bitari kuri kamera ya kuru ntunize tangiye gushira imico yawe karagashaka kuntu yakavugije nta kubura kundeba none se nakamushiki wawe wimuneke ubwirwa rikize ko Emene atari mushiki wawe muhuriyese ni mushiki waje mwa muntu si wambaye agashanga ngiye kureba Emerine ngiye kureba Emerine nagukururisha ariko barayaye akoze yiri kuko reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane wowe uri hirya no hino ukurikira ibiganiro bya Rare Entertainment ntekereza ko ari iby'agaciro kuba tubana umunsi ku munsi ibiganiro byacu by'umwihariko bya entertainment ariko tuza n'ubuzima busanzwe ariko uyu munsi turaza kuzaguruka cyane muri entertainment turibaza ngo uyu munsi harimo amasaga menshi harimo ibintu biri kuvuga byinshi ariko mbere ya byose nkwibutse ko hano ku Gicumbi Cinema Center tubakorera ibintu bijyanye no kuba twakwigisha ibijyanye na cinema cyangwa se film yaba kwitunganya kuyandika kuyobora lighting sound byose kugira ngo ube professionnel muri byo uyu munsi rero reka mbanze nakire muvandimwe wanjye yitwa Shema Tattoo urakoze cyane brother salam bro sawa meze neza namoro kabisa cyakora ubundi hari umuntu yibrandinga ugahita ubona nyine icyo akora nyine kira gusobanura tuba tugomba gusa n'ibyo dukora cyangwa se nabo turibo ni sawa cyane Shema nge uyu munsi rero n'ubundi nagutumiye ariko cyane ngiye nashatse kugira ngo ngutumire mu buryo bwa entertainment turi muri uruganda rwa entertainment wakoze indirimbo nziza bro Follow Me Mistake Afrique ebana ni indirimbo nziza kabisa ejo bundi ndi kubwira umuntu none byibura at least mujye mwumva uburyo bw'indirimbo cyane n'ingigenge n'ubwo ari ikintu gihari cyo kwirengagiza sibyo cyo cyangwa se cyo kwirengagiza ibyacu sibyo izo za Follow Me zasohoka za No One za bakeni zasohoka nyine kumva ni ibintu bisanzwe ariko Diamond yasohoye ko masava nagiye nkande uri umutanzania nago wenda nago mbikwangiye kujyayo tu nago mbikwangiye kuko imiziki ntambibigira sibyo ariko tubanze twikunde bro mfite hashtag ya Rwanda Music Fast itandukanye n'izindi zari zihari
ariko ikintu ngende ndimo nabwira abantu dukunda ibintu byacu man. Nuramuka ugiye kureba industry ya Tanzania bongo flavor ukareba iya Nigeria ukareba iyo muri za Ghana n'abantu n'industry zagiye zishyira hamwe sibyo cyane cyane ndimo ndavuga industry igizwe na media sibyo media ikishyira hamwe ikavuga ati twebwe nimba ari melody nimba rero tubona ko uri tayari amaboko yacu ibyo twandika byose ni melody sibyo tureke kubanza kumurwanya nta hantu yari yagera abandi ajya kudufatira babandi abo baturanyi bacu bro niko byagenze umunsi Tanzania iradufite sibyo uyu munsi Tanzania ku isi buri muntu mo gushaka kumenya iki kintu cyasoze Tanzania babanje kuzamura nde Diamond we sibyo ubu ngubu tuzi wa Mbosso bana bana ngo Mbosso bari muri Wasafi ariko tuzi n'abandi bantu atari muri Wasafi sibyo kuko twese kwirengagiza Wasafi yakoze ikintu kinini ku muziki wa Tanzania sibyo uyu munsi country record cyangwa se 155 AM barakora projet aho kugira ngo twe tubashyigikire tukabatera ahubwo tukabateranya sibyo urateranya Nukuja uteranya Gael sibyo kandi bose Gael ajya kujya kuvuga ngiye kujya muri business y'umuziki ntago yari awanze bro sibyo ikindi kintu cyo kigaragara nuko kugeza ku ino saha ushaka gusanga Gael amafaranga ashora mu muziki atari ko agira gute amugarukira ariko akimera ko mugashoramo sibyo kuki umuntu waje gushyigikira ikintu cyacu twebwe turimo turamurwanya tumwita amazina tugira dute ukabona abantu ku mbuga nkoranyambaga bakoze udutsiko barimo bararwanya umuntu ego man no byagiye bitangira ubona ko nagatwiko which is good ariko ahantu bigenda bigera bitabigira gute bitabihinduka urumva bitabigira none byabaye rwango muri deep byabaye personal sibyo nimba hari beef yanjye nawe sibyo abantu mo tureka abantu ko nyine nagatwiko twatangirira ko agatwiko ariko ariko nyuma bakabyegeza umutima cyane sibyo cyane industry nyinshi zigenda zikora ama prank bro nta hantu prank zitaba sibyo yego nta hantu prank zitaba no kujya kumenya ikintu prank twagikuye muri Nigeria sibyo ko umuntu ashaka gutegura akantu katariko ama fake news akayikuta ngo twebwe ashaka attention yacu sibyo yamara kuyibona n'umuntu katuza sibyo nyine bikate birangira aho ngaho cyangwa se nimba ari beef ihari ya melody na Ben nkuko muhora muzirema iki nibiki sibyo bo bwabo ntugushaka kubihari ya nyayo sibyo yegira hari ariko ibagire bari gushaka uburyo iyo beef iri bubinjirize uyu munsi kuba watekeza indirimbo ya Ben na melody bro biri kure cyane sibyo kandi nicyo kintu gishobora kuba cyakorwa muri kino gihugu Tanzania umuntu gahaguruka Ben na Melody bakoranye nako Ben na Bruce Melody bakoranye Uganda wabonye ibintu Ben nuza igihe Ben ahiruka Uganda ibintu yakoze yego ndabibona uyu munsi turi busy ku Amatiku sibyo achievement y'abandi bantu barakora muri ino industry ntabwo turimo turayireba mbonye agiye Tanzania nani agiye Kenya arabakubise bro ibintu byabaye muri Kenya kuri mbonye ni ibindi bintu urumva mbonye muri Kenya afatwa man ramuniga ariko twege mbonye anga tumufata nk'umuntu usanzwe byagazani azakwira umugisha bro urumva mbonye tumufata nk'umuntu usanzwe mbonye uyu munsi ejo yagiye Uganda uri man Kampala Mbarara urumva abantu nyine barabizi ko mbonye yageze mu gihugu bro no hari umugande wanditse ngo ntago nzi ko umuhanzi w'umunyarwanda ashaka gutuma hashobora gutuma habaye jam uzi jam yari Kampala ariko ibyo tukabyirengagiza ahubwo tukajya mu Matiku yes nje nabwiye umuntu ndamwe njyewe ni nakora analyze ndi kubaka umuntu at least haraho nzahera ndi kumushinga ndi kubaha ibyo yakoze urasanga umuntu nonaha kubera ko ufite platform uraza uhita ati shema iriya ndirimbo yawe wakoze nimbi kandi ukatubyanzura gutyo urumva ukabishyira mu bantu none dufite mani dufite audience nazi icyo zifite natanyaga ishishagano byose nagariza hawo sibyo wikumva ko nyine kuri wa mugani kuri muntu ko yagiye yigaragaje neza nk'umuntu iki yavuze utugambo turyoshye kumva nyine ngo ibyo avuga ni ukuri ntago ari ukuri ukumva umuntu avuze ibyo bintu nta notion nimwe afite kuri editing ya video nta notion afite ku muziki urumva ntaranagerageza no gukora na project nimwe ntarinjira no muri studio y'umuziki urumva ariko niwe wabaye wa mbere kujudginga
Bruce Melody ku ndirimbo yakoze ngo sowe ngo nimbi urumva ni wabaye wambe kujudginga ngo amafaranga ngo batangaje ngo agiye mu ndirimbo ngo siyo nkaho ari muri projet nkaho ari yari manager yafashije gushora urumva man dufite nyine ama critique adafite ikintu amaze adafite ikintu ari buze kuza kutwungura mbere dushaka kugeraho urumva ahubwo twebwe tutashiduka twisenye cyane twisenye reka none kuri prank zikorwa ubona prank zikeneye kugira ngo dufate attention z'abantu cyangwa hari abadakeneye gukora prank ikintu cya prank rimwe na rimwe kiba gikenewe sibyo ariko gikenewe ku muntu utari active nyine n'umuntu ushaka kutuza ko yaje yagarutse yego sibyo yego uyu munsi just family igiye kugaruka sibyo bemerewe kugenda hari kuri 40 bakarwana yego urumva kugira nyine nyuma y'ukundi kwezi bakaza batuganga ngo twe twiyunze kandi bari gutegura ibintu n'ibyo bintu dushaka sibyo ariko wifata ibintu nyine tu ngo bikuririze wumve ko nyine abantu bagomba kumarana abantu insangano zigomba kuzamuka never yego none uyu munsi ko reka mbyite ko rwangano cyangwa se yama beef hari aho bigera akamera nk'aho agiye gukumira ibikorwa bimwe na bimwe reka ngwereze urugero sikosa ijya gusohoka urabyibuka ko habanje saga ivuga ko Suzana ndimi idasohoka ariko mbabaza nanjye nabivuze ko yiramuka idasohotse kubera ni igihombo kuri industry gikomeye cyane ni ukuvuga ngo biriya bintu byatumye coach Gary na Debe biyunga ariko nanone harimo bene ubwaravuga ati ntabwo ari nkiri kumwe n'umuvandimwe ntabwo twa tukiri already amwita umuvandimwe ariko urumva deja hari yaramaze kuza mu rwango ariko rwakurijwe n'iki na media oya kari karimo nyine n'abantu sibyo ariko mani ni mwebwe mwagakurije media nanone ntabwo muzabuza kuvuga of course sibyo ariko uvuga ibintu mani byubaka basi sibyo ese ngure yande reka nkobaze urugero sibyo ufite umupartner wawe mukorana business sibyo yego buri gihe uko mugize akantu mutumvikanaho bisobanuye ko mugomba gushwana ubwo ntimushwana ahubwo urumva habayemo kuba wenda Ben cyangwa se coach Gael yaravuga ati ngiye nifite amafaranga ndingagari Ben ati nanjye ndi umustar ntabwo naza gusaba imbabazi uko bimeze kose nimba bari bemeranyije gukorana uko timwe yeri ikeneye indi sibyo binako bimeze Gael yarakeneye Ben yarakeneye Gael sibyo kugira ngo buzuzanye bakora ikintu kimwe kirenze nyine kirenze sibyo kuba bitarabashije kubamo ni nkuko nyine ni business nk'izindi zisanzwe sibyo ko n'uyu munsi ni igihombo kuko icyo gihe yo baza ko icyo gihe iyo Gael aza kuza kumenya na Ben twa tumaze kubona indirimbo bakoranye na Diamond hari n'izindi project zazimo ziravugwa nyinshi kuri Ben nigeze kumva ko afite indirimbo ngo na Wizkid yategetswe ndayibura nize kumva ko afite indirimbo na South Solo irabura urumva iyo ndirimbo ya South Solo nari nyifite uruyifite ku izina ry'Imana ariko ndaza kusakara muri backup yanjye urumva nari nyifite man indirimbo ari nziza ni na Bobo yikoze ibaze nk'izo project tuba twagiye tubura urumva ibaze project ya South Solo kuri icyo gihe na Ben w'icyo gihe ariko twarahombye bro ari ibintu mani ari ibintu mwebwe ubwacu mwebwe mwikorera bitwica bro biduhombya sibyo tuzi ngo turi mu gatwiko ngo turi mu biki ibaze boro ya Nuza ahubwo Ben yari afite indi collabo na Ntuza na Amatiku muri Nigeria yitwa Ndeli ariko ngiye yo naninzi yari ya Wizkid ni South Solo rwose narayumvise nari nyifite ibaze bro ibaze nk'iyo project imeze gutyo urumva rero nyine turacyafite urugendo rwo kumva ko uyu munsi ngiye mfite platform ndaza wenda ndashaka kuyubaka cyangwa se ndashaka gusenya Shema nze mu by'ukuri nerekane ko ibyo akora ari zero agize ikintu cy'ibyo mbibona hose hari abantu bashaka kuba abastari bagende ku mazina y'abandi bantu sibyo yego umuntu akaza wowe akaguhagarara ku gatwe yandi akavuga ati sha kari akajama bawundi mbanze ngashyire hasi cyangwa se na n'umuntu mukora ibintu bimwe ariko kuko abona ko movement yawe iri hejuru kumurusha ntashaka ntagomba kujya gukora nko kurimo gukora cyangwa se kugira ngo yagura ibikorwa byabwo noneho agiye kugira target sibyo ibyo bintu rero birica bro sibyo ushiduka umunyarwanda yavuze ngo ishyari rigica nyiraryo sibyo ko bigenda no ngo ikintu kibaho wa muntu we nagazi ko urimo umufite competition urugero sibyo we arakomeza kuri ritime ye kuri discipline ye
wibagiye kujya gukora ibyawe bikureba wagiye kuri ibya shema sibyo tubireke rero. iriya ndirimbo sikosa isohoka commentaire zabaye nyinshi yaba ku mbuga nkoranyambaga space arakorwa ngire navuze ko niba Gael aramutse atumye iriya ndirimbo idasohoka akaba ari intandaro yabyo ko yaba ari kwica umuziki nk'uko ntekereza ko Gael ibyo natari kubikora. Nanjye niko navuze. Uzi impamvu Gael ibyo natari kubikora? Okay, ari muri business nibyo, sibyo? Agomba no guharanira inyungu ze. Ariko Gael ku bantu bamwegere cyangwa se ku bantu bamuzi. Ntago ari wa muntu ushaka kwicira inzira zawe cyane, sibyo? Ibyo ndabizi. Ntago ari wa muntu ushaka kuza kuba yakwitambika ngo wowe Leandre rimba kintu agomba gukora. Ntago nyishaka ko ntago nyine nshaka kukigira. Nta kintu bibiri bumarire, sibyo? Mubareke abantu bafite amafaranga yabo baze bashore muri bano n'iki kintu cyambere abahanzi bakeneye umuntu uza agafata nka kuri melody akamushamo amafaranga akamujyana na Nigeria. N'ubwa mbere twabonye umuhanzi wipevera projet muri Nigeria. Urban Boys video yakozwe na Ndese Zitsubiza. Sinuza se The Benjamin arya. The Benjamin hano mu Rwanda bro. The Benjamin wo mu Rwanda. Ni muri uko ntabwo ni uko ari. Muganga The Benjamin no mujama hano mu Rwanda yakoraga video cyane na nyine niwe bajyanye Nigeria. Hanyuma audio yakozwe na Ndese. Yakozwe na. Shaka sanga Junior wayikoze. Yego ntabwo nibuka. Urumva? Ntago ikindi uramutse urebye kiriya gihe. Nigeria yego yari imaze kuzamuka. Sibyo ku gihe cyajya Urban Boys yakoranye na Timaya bakorana na Yanya. Iyo twamenye ni Yanya, sibyo? Ariko se ni Yanya ahubwo bakoranye. Ni Yanya. Urumva? Icyo gihe iyo tuza kuza kuba dufite nka Gael nka batatu cyangwa se Gael ahari, sibyo? Ko kantu kabisa. Akaba icyo gihe hari Richard yo muri Super Level. Sibyo? Icyo gihe Richard yari akeneye undi muntu nawuza. Okay. Kugiye cya Richard iyo Gael aza kuba no Gael uwo Richard agahangana na Gael muri business ariko urese agafata umuhanzi umwe. Urumva? So bagahanganisha impano sasa. Bro abantu bari kwa imiziki yacu kubigeze he? Bro mu gihombo twagize muziki nyarwanda. Ni ukubura Urban Boys mu muziki nyarwanda. Bro no nagara Urban Boys kusigiye ikifuzo mfite sibyo? Ino old generation na new generation. Bomba numva akakwikomo ubufatanye cyangwa se n'ubwuzuzanye, sibyo? Ariko akenshi bugena man ikintu kinge ni media ibitera. Oya si media. None reka nkubwire impamvu atari media Shema. Ni ukuvuga ngo ubu nonaha twege turavuga ibyo mwatweretse. Sibyo? Nk'abantu bari muri creative industry. Kandi nanone wibuke ko tubana mu buzima bwa buri munsi ku buryo n'urugero dushobora gukubitana kuri Uncles, tukakubitana wenda mu mujyi. Urumva hari ahantu turi guhurira. So hari ibintu rero biza ugasanga n'urugero ngiye ninkivuga nabwo simbyemera ngiye nakubeshya. Hari igihe ushaka ku breakinga inkuru ariko ukirengagiza ko iyo nkuru iri gusenya umuntu wawe. Ari hahandi haza nk'amatiku abantu bagashwana. So twebwe tukora ko tubana tuba tuzi ngo bro regare ntago ariko inkuru yose umbonyeho ugomba kuyisohora. Ndabibwira abantu. Sibyo? Ese nimba koko iyo nkuru kuri wowe iri bukugirira akamaro, sibyo? Kakanya gato nabwo mvuga ko ari akanya gato, sibyo? Kuko nta nkuru ushobora gukora hano muri kino gihugu cy'u Rwanda, urumva ngo igutunga imyaka 3. Ntago yo. Abantu bakiri kuyireba, urumva wakoze inkuru, wakoze video kuri Shema, wagize gute, uraje uramusebeje uko ubishaka, bizaza yinjiza amadolari 100 bikaba byagere ku 1000. Ntago ibihumbi 10 uzabibona. Ntago bishoboka. Ndabeshya. Hari video ushaka gukora yo gusebya umuntu izinjiza ibihumbi 10. Ntago turagera kuri iyo level. None se nimba uri bunsebye ntugura ikibanza, ukunsebye birakungura iki? Nsebya, urumva? Basi ugura agatwikiriye. Sibyo rata. Urumva? Ntaribi kabisa. Je namuka Leandre namukuvuze ati Shema rero ya nkuru nagukozeho yinjije. Sibyo? Nategaga wenda akamoto cyangwa se narakodeshaga ntago muzi nyikodesha ntago nyikodesha inzu. Urumva mfite yanjye bro ntago nzababara kwizina ry'Imana ntago nzababara. Urumva ntago nzababara. Yego. Urumva ahubwo nakwifuza ko nyine wajye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo ukabajijisha yego biceri bikinjira iyo nkuru kagiye kintu guhindura aho apana kunsebya gusa ngo birangire. Shema comments kuri iriya ndirimbo sikosa ndabizi ko azibonye.
hari na tag wampaye kare ari nabyo nashaka ngo nabyo tugarukeho kugira ngo mbere yuko tugana ku musozo ngiye gusoma ibyo wanditse kugira ngo biri hehe ni kuri Instagram ndimo ndabireba. So ni comment abantu batavuzeho rumwe mbere yuko indirimbo Sikosa isohoka habanje gusohoka video ya The Ben arimo gukurura shanga arya yarasohotse no iri tarasohoka ari gukurura shanga ya Emeline. Abantu nje ndavuga ni rero mw'abantu mwe ni ukuri ko Imana Ben yakoze amahanga kubera ko nyine hari stat afite nje ntafite kora ko sindashaka ariko sinakora biriye. Hari abo tubyumva kimwe hari nabo tutabyumva kimwe. Indirimbo birasohotse birasakurishijwe. Reka mpuze izo saga zose kuri Ben biramumarira iki? Kuri Ben izo saga se first of all muri gwirukanga mujya kureba indirimbo iri meki sibyo revenue ziri buze sibyo ikindi izina Ben rirabaguma mu mutwe yego sibyo nawe naba ari umuntu uri tayari ntago ari bwongere gupozinga nk'ibi ngibi sibyo ari gukora so muri mu mushyiro pressure yego urumva itari mbi nziza uruhande rumwe ni byiza ariko urundi naga ari byo sibyo nago bano baje dukwiye kubakurikiza imijugujugu sibyo nabonye watangiye uvuga uburyo ngo Ben ngo yagutengushye sibyo nge nakubajije nti yagutengushye muri kuri mission imwe nta mission imwe twari turi kumwe buretse gato kugenda aho ngaho ari sibyo impamvu mvuga ko The Ben atigeze agutenguha ibintu projet za Ben zose ntago wari uri sibyo yego deja nundi wese wari ufite ibitekerezo nk'ibyo byawe ntago yararimo sibyo hari abo nabonye bavuze ngo Ben ngo abonye ngo projet ngo akoze ngo abonye ngo rezitanga igiye kuvamo ngo kubyakira ngo biramwanga ngo atahikubita ngo muri piscine ngo n'imyenda piscine ye urumva video ye imyenda ye urumva ariko bro nanone shema buretse aho ntago turi bwemeranye niba ubu nona ushobora kugenda wenda n'urugero ku myaka yawe reka nkoresha iteme ariko abantu ntibaze kuza kubifata nabi ukituma mu isoko ngo nukugira ngo twike none se The Ben ibyo bintu yabikoze none se kankwereke nanjye nshatse kumvisha ko hari ibintu umuntu capacité intellectuelle yiwe kura ko ari mukuru yashaka ibindi biratwikisha ntinage muri rero ikintu bira nibyo batini man naga ari n'iki okay reka tubyemera ko ari by'abatini sibyo yakoranye nabande indirimbo yakoranye nande ariko banzu nsubize yakoranye n'abatini ntago bize ko nawo mutini mumaze igihe muvuga yuko old generation na new generation zitarimo zirahuza sibyo nose bazahuza bate nimba chemistry yabo itarimo guhura buretse gato Tom Cruise azahuza gute nawo kama none se urashaka ujya kure bazahurizwa muri project kugira ngo Tom Cruise okama buretse gato kugira ngo Tom Cruise okama amwiyumvemo urumva nuko azaza nyine ari nka okama cyangwa se azaza mwereka ko nyine ntago nguruta cyane ntago ku buryo Dr. Tom Cruise wambwira ngo yinage muri piscine kubeshya atajya nimba ari muri uwo muziki urumva bimusaba gutwika cyangwa se kugira gute azabikora kuko nyine ni business uyu munsi rero ibyo ndabyemera ibyo uvuga ujya kugura ino televiziyo nuko washakaga ko image iba nziza sibyo kugira ngo ujya gushora muri bino bintu ari kiri kintu washaka sibyo hari n'agatwiko wakoze kugira ngo ino channel yawe utimenye sibyo ari nyine ariko natubwiye ibintu byawe sibyo Ben nawe nibwo buryo ngiye ntabwo mbyemera uzima ntabyemera none se ubundi kuba Ben yagiye muri piscine sibyo yambaye imyenda yambaye inkweto ni rihe tegeko rimubuza kujya muri piscine yiwe mu rugo urumva yiwe mu rugo atakuyemo imyenda ni kiye cyangwa uvuga ko ngiye bira ntabyemera imyenda niye urumva urugero rumpaye rwa Ukama na Tom Cruise abo bantu bajya guhura nashatse kukwereka yuko uretse nanjye kugira kuba bakorana Tom Cruise aje nka Tom na Ukama aje nka Ukama nyine ku bugangi bwabo cyangwa iki urumva bashaka bakorana bigakunda ariko nashatse kukwereka yuko Tom Cruise namuka aje yisanishije n'imico ya Ukama sibyo ikintu bazadukubita kizatandukana na Tom Cruise uruze nka Tom Cruise erega hari na vibe zindi zitari ubutini okay nyine vibe bashatse ubu ngubu Kofi najya gukorana na Ukama Kofi Olomide bizaba ngombwa ko aba umutini kugira ngo atwike cyane none se ngo Diamond ajya gukorana na Inosbi byagenze bite ariko ntago byagenze kuri rero byageze kuri rero ni bamwe nuvuga ngo
hari solo abantu mutize mumenye. Uzi buriya yo iza ko ari element cyangwa Kevin kandi winaze muri piscine byari kugira. Ese Kade niyagiye mana nafite n'imyenda nambaye n'imyenda. Ariko yamusanzemo. Dore ubundi kuntu byari bimeze. Kara ka video zo kuza kukanaliza neza. Ubundi ni ibintu bapanze yuko iyo piscine bari buze kuza kujyamo bose. Umuntu abakoshonye nini element. Nuza kuza kureba element yatinya amazi, urumva? Yatinya amazi yanga kujyamo, urumva? Nimba yarebye akavuga ati Ben ari mu rugo ari we. Imyenda, urumva? Ngiye naje nduje mu modoka n'imyenda itose. Cyangwa se ndi bukuremo sekane boxer nanike imyenda. Ben yanga kujyamo, urumva? Hajyamo nde? Nako element yanga kujyamo hajyamo melody. Ese kukimeza mu gura. Hajyamo the Ben nakade no Kade uze kuza kurebera video ngo yenenga ibintu ukoze ngo nagari byo ngo nawe ngo vaye wa urumva amaguru yarabatemwe yes no bangirira video agomba kurangira bose bageze gute bose bagiye mu mazi urumva ariko gatwiko kabo kuba bajya mu mazi bamba imyenda nta kosa ririmo ngiye ntago mbara nk'ikosa mutanyumva nabi ariko hari level y'imitwikire bro none se ubu ngubu Ben na element ikigero cy'imyaka yawe kiratandukanye cyane sibyo umwe yabera undi papa urumva umwe yabera undi papa urumva Ben kugira ngo nyine tuve element naze kuza kuko Ben ni umunyabigwi sibyo ni umunyabigwi Ben ni umunyabigwi tuze kuza kucyumvikanaho neza cyane element afite ibigwi amaze gukora uyu munsi ariko ntago yagera ntagaragera kuri Ben urumva element kujya gukorana na Ben kunashaka kuza kugiramo akantu kakoba kuko Ben yaje amwifunzeho abasani bacya ntago bizi bro kuno bifungaga none se ni biki bakoraga birenze se urumva mwahoraga muvuga yuko abasani mwabashinzaga iki ko uko badahuza nino generation yacu urumva muvuga ati ni baciye bugufi bagira n'uyu munsi batangiye kubikora nugize ngo agerageje kugira ikintu akora urumva cyafasha uwo ese muni baze ngo baze yande iyi ndirimbo sikosa uyu munsi imaze iminsi namaze kugira miliyoni sibyo yego nagahigo Kade akoze cyane rwose kagomba nawe gusiga hari tafari gashyize ku muziki wa Kade tuzi nk'umwihirinzi urumva tuzi umunyeshyaka ku bintu bye urumva cyane kabisa bagenzi be bakoranye indirimbo nimba babumufashije kwitwikira sibyo resultat timo turayibona urumva nyewe ikindi kintu ngiye mba ndimo ndifuza nk'ino ndirimbo sikosa hari umunyarwanda bitashimisha igize miliyoni 100 nko kwa Diamond ngewe urumva nk'iyo ni success ya Danje kuko nge niba warumvise n'ikiganiro nakoze naravuze ngo indirimbo bwayo ni nziza usibye nyine bya bindi tuvuga ngo ikintu nubwo ari cyiza ariko hari bitaragenze neza kuri byo sibyo ariyo mpamvu ngiye iyo ngiye gukora analyse byonyine nubaha imbaraga z'umuntu none se yande hari comment nagiye mbona ngo bashishiye ngo rivangoma yego uranambaje ngo mbese ngo ngiye ndo umuvugizi wa rivangoma nsubiza mbese kuba ntari umuvugizi we ariko ndi umunyarwanda wumva yande uzi copyright uzi itegeko ryayo rivangoma hashize igihe kingana gute apfuye yapfuye na 2014 okay iriya ndirimbo ya rivangoma hashize imyaka ingahe isohotse ni byinshi wemerewe gusubiramo indirimbo y'umuntu mu gihe imaze imyaka 16 utanamubajije ibyo ndabyemera ikintu urakizi basi none kuki batanditseho cover burese gato cover bakoze cover none cover ni mu gihe usubiyemo amagambo none se urumva niba bayisubiyemo ntibayite remix ntibayite cover ase ubundi basubiyemo iki ngira ikintu cyubatse indirimbo melody amagambo ya Oliver Ngoma na y'Ikinyarwanda si kiri cover rero tuzi ni ikikano ntago ari cover ndetse ni cover gute kandi ni cover shema lyrics ni zimwe kubera ko uri umuhanzi no nanjye ntago ngiye ndi umuhanzi kubera ko ubirimo urimo urashaka kujya ngo coveringe ko ntago naje gukavaringa amakosa tuvuge yakozwe ariko anga nta makosa yabaye amakosa arimo bro umva nkubwira none se cyakora nabonye ngiye kukumvisha indirimbo yo mu Nigeria bro urumva n'umujama yafashe indirimbo yo ku nkombo yacu bro akantu kabanza ka mbere akananga kabanzamo urumva agakoresha mu ndirimbo ye uyu munsi ni hit ifite miliyoni nimba ari 100 ngahe urumva nabo mwize mukita nk'abanyarwanda ngo mugene dufite ikibazo
dufite ikibazo cy'uko turi bujye gushaka indirimbo z'ahandi kandi dufite umuziki bro. Umuziki urumva nta mbibi ugiye iki kintu nakikubwiye. Yego byo ndabizi. Ntago element najya gukora indirimbo ari bwirimite, sibyo? Nimba okay ufite umuhanzi umanaging. Urumva uko ufite umuhanzi umanaging uzi ukuntu indirimbo ikorwa. Kugira ngo umuhanzi abone indirimbo bimusaba ko yumva ibintu byinshi cyane kugira ngo ajye muri iyo mood y'imiziki, sibyo? Element nimba yari muri studio cyangwa se we mu cyumba arimo gukompoza melody cyangwa se arimo gucura beat, arimo kumva orivangoma, urumva akumva ko kamelody kamujemo. Ese kuki atagomba kuba yakadevelop kuko ntago yafashe igihangano cya orivangoma copy paste ngaza kidukubite aho ngaho. Element we yabikwemerera yakubwiye ngo ngiyewe ni reference yakubwiye ko yirefeye, ntago yakubwiye ko yafashe copy paste aya rende ntago ibintu mu bica bro. Yabivuze kubera ko yabonye deja byamaze guteza, kubera ko yabonye ko byamaze guteza iyo saga. Se we ajya kujya gukora iriya poste, hari umuntu igeze abaza ajya kujya gusohora iriya ndirimbo, hari umuntu babaje icyo ntekereza. Nuvuga ngo uyu munsi byawe bibabaje kuba turi muri creative industry, sibyo? Nje ibyo Element akora ndabyemera, nemera nyine uruhare rwe ku muziki nyarwanda, ariko niba adashobora kwicara, niba ariyo Afroga ko yatuye ko agiye gukora Element ntabwo agomba kwizirika kuri Afroga. None se kamubwire ntabwo agomba kwizirika ko Element ni umuhanzi, Element ni umuproducer. Uzi impamvu uyu munsi umuziki wacu utari kuri map y'umuziki wa Afrika? Nuko turimo turajya gukora ibyo muri Nigeria, tugakora ibyo muri Ghana, tugakora ibyo muri Togo, dusize umuziki wacu. Umuziki wo kunkomboza ukuntu urenze. Wumvise indirimbo Makembe yakoze? Michael Makembe. Ntabwo nigize nzo. Ujya mu ndirimbo za Mashao Jeko? Yego. Dufite umuziki. Wumvise Ganyobwe? Yego. Si hiti? Si kinimba? Yego. Kuki se twe tutakreye umuziki wacu ku buryo tuvuga ngo zuke uretse kuvuga kuri tuvuga ngo rumba niyo muri Congo, sukusu niyo muri West Africa, Afrobeat niyo muri Ghana. Ufite tugakrera natwe umuziki wacu. None se kuki n'ugerageje kubikora mane nta muntu utagira amakosa, uretse gato uretse ryanjye tuza gufubuza. Urumva umuntu ugerageje kubikora kuki aho kugira ngo mumubwire ati wagakwiye kubigenza gutya mutevuga mutemuzana bikosa akoze mukatamo udutura uretse gera impamvu uyu munsi nuza Juno Kizigenza iriya ndirimbo yafuruga ko basohoye bwa mbere yitwa ntuza Coca-Cola. Urumva iriya ndirimbo ikimara gusohoka twese twaza ngo se ngo niyo ngo afuruga ko ngo bavugaga. Urumva bitewe n'iki wumvishemo nje nakunze sound yayo, wakunze sound yayo, sibyo? None se uyu munsi ntago ugeze ubona ama comment avuga ko iriya atari njyana y'abanyarwanda, ntago ibyo bintu wabibonye? harimo urumva ntago bigeze ya boro bacuranga y'intuza iki, harimo umuduri kandi umuduri ntago bigeze ariko babyemera. Ese iriya ndirimbo mwize muyemera? Se iriya ndirimbo narayemeye ahubwo atarayemeye nibo bafite ikibazo. Ngiye kuri sikosa asa sikosa bababwiye ko Afroga ko umva nkwereke Element igeze asa akubwiye ngo sikosa na ni Afro Zouk. Yes. Umva nkubwire yandi Element nyine yatuzaniye Afroga ko aratubwira ati ngiye njyana nshaka ku develop yikuye ashaka ku develop, sibyo? Ntago ugeze akubwira ko iyo Afroga ko ni ari njyana yizirikiyeho cyangwa se ari njyana agomba gupfira ko byagenda kose. Urumva oya, ariko nanone Shema nge point yanjye niyi, niba uyu munsi dufite abana batoya bakiri fresh muri mind ariko badashaka gucreatinga ibintu asigara uvuga ko badashaka kubicreatinga project bafite mu studio razizi nta hari zo mbanzi ariko ntago ari zose. Iyo uyu munsi ari project ziri muri studio za gakondo bro. Yesu uko nanze ko iriya ndirimbo ari nziza utabyumva nabi, sinananze ko indirimbo ifite impact nziza, sibyo? Ahubwo icyo ngiye ndi kwibaza niba uyu munsi turimo ducreating ibintu abandi nese kankwereke ubu ngubu utekereza ko uyu muziki turi gukora wa Afrobeat batekereje umuhanzi wa Afrobeat baza mu Rwanda cyangwa baza muri Nigeria? Of course. So kubera iki tutakreatinga ngo bituma natwe baza mu Rwanda kumva ko natwe dufite umuziki? Ntabwo bihari. Nuvuga ngo mu Rwanda nta gakondo dufite. Turayifite. None se kuki abangaba bari muri gakondo bo mutabavuga cyangwa se mutabatuzanira? Victor Rukotana sari muri gakondo buri munsi ntago bafite ibitaramo mu hotel iki n'ibiki. Hari umunsi numwe mwari mwavuga muti uno muntu reka dufate ibintu akora tubiha agaciro. Nari muri gakondo uyu munsi Masamba urumva
muri legend turahonga turozi ingoma samba ngo ni legending ibiki n'ibiki sibyo ariko naramuka koze indirimbo bro nago muri pushing mana we mana ubwo buryarya biterwa n'abantu mwagiye mana akasano reka buri muntu wese yasohoye indirimbo iki kintu nyikubwire nta abashaka kuvugisha buri munyamakuru wese wo mu Rwanda urumva ashaka kuvugisha buri media house yose kugira ngo ikigangano cyo giceho urumva ariko uburyo twakirwa bro sibyo ikibazo ntabwo ikibazo uburyo twakirwa muri zino media houses za nanjye kankubazi sibyo ubundi baravuga ngo abumwe agatukisha bose abanyamakuru bose ntago ari ko bakira n'ababahanzi nyine nyirashatse kukwereka urumva iyo gakondo murimo muravuga ngo tugomba gushyigikira uyu munsi irahari sibyo hari n'abantu banayirimo banayikora neza ye urumva ariko twabimye amaso turimo turakora abantu bashaka kubigana bashaka kujya mu nzira yabo siyo barimo cyangwa se siyo muziki wabo bashaka kugira ngo nyine bajye gukora biriya byabo mu gihe bamwe bateye intambwe bajyayo twinama tuzabo tukazigata nonese urumva uyu munsi bano bagiye bari muri gakondo ba Tuyisenge ba Rukotana ba Cyusa abandi bose bro tubamenya tubibuka ariko ni nk'igitaramo bateguye ikindi n'ujya kureba ibyo bitaramo bya gakondo byose yibiremo abantu bakuru sibyo ku kino no twega aho urubyiruko tutari muri gakondo mama bitwangisha nimba ngiye ndibuvuga ndibushora amafaranga yanjye muri Afroga ko urugero sibyo Afroga ko nimumva ngo urugero element irimo kuyikora ngo nubundi ngo si mwatangiye kugira gute ikibazo shema mwatangiye kwikasa urumva abahanzi baraza bakatwumvisha ibintu bitari ibyabo reka niko bivuga ngo bitari ibyabo unuvuga ngo niba none utegeza ko gakondo itahozeho iyo Afroga ko agiye gukora utegeza ko itahozeho none se nyine nose igihe yaziye urumva kucyaza kayitiyeze element uyu munsi yiyemeje kwishyiraho Afroga urumva aravuga ati none ngere nta kibazo ni muntu ke urumva ariko mumenye ko Afroga ko ihari mushaka kumushyigikira ahubwo muramurwanya urumva uyu munsi muramutse muvuze muti ego hari umupeti wazanye Afroga ko cyangwa se wazanye injyana y'abanyarwanda yayisizina urumva wenda hari ibyo yaburaga sibyo abo Amatiku bandi bose bazi ku muziki cyangwa se bazi umuziki namwe cyangwa se n'abandi bantu bose bigira inyabwenge mu muziki urumva buretse gato icyo kintu giye kuvuga ni cyo none gusoreza urumva mwicare hamwe mwege nyariyenge ku muziki urumva mwicare mu ucure none muze mushyire hari ndavuga nyariyenge bitewe n'iki asohoye indirimbo urumva asohoye indirimbo aravuga ati ino ndirimbo iri mu njyana iyi niyi ngo wapi ngiyo ngo nizuke mwese ngira ngo sizuke ngo yafashe ngagashyamo ngo inanga gashyamo imiduri ujya wumva iriya boro Coca-Cola chef ni ikinimba kiri mu muduri sibyo none se promotion yari kwe niyo mwayihaye none se nyirubwite nyirigihangana ahubwo we yigeze ajya kugipromotinga ntabwo yabagezeho mwese ko mwese ko baba bastari ntibajye mu media tour shabaye ibyihoreye ikindi kintu uzi ikibazo kibaho man uzi ikintu se kirimo kiratwica mwana ndi kuvuga ngo first of all YouTube irimo kutwica no kutwicira industry sibyo umuntu we arimo kuza akavuga nimba ari Juno wakoze Coca-Cola sibyo nge ndi bujye kujya gukora operation ziri negative ku bintu atakoze neza sibyo kandi nagakwiye gukora ku kintu urumva kigaragaza ibyo yakoze byiza wenda ngaza kuza kumukebura urumva ariko namuciye intege sibyo uyu munsi kugira ngo simbizi wenda nango ndi mu mitekerereze ya Juno amabuye yatewe kuri ndirimbo urumva kugira ngo uyu munsi ajye kongera kubona imbaraga zo kujya gukora none ndirenzeho mu mutwe yego abafitemo akantu ko kurwana cyangwa n'ishyaka ariko umutwe nagukabura shema kamubwira iki kintu urumva aba bantu murimo murabica mu mutwe muri amaranga mutima y'abasani urumva muri amaranga mutima y'abahanzi hahandi ajya gusora indirimbo bakagira ubwoba sibyo inkuru zizaza nyuma y'iki yiyo ndirimbo urumva reka mubwira iki ari ibintu ejo bundi minister ya tuba twishima ari tweet yakoze asaba ribu kureba ibyo aba basore barimo nimba nta rundi rwangano rurimo ibi bintu bijya gutangira byatangiye ariko nkuko bavuga ngo nagatwiko urumva n'umunsi biracyari agatwiko gahari urumva umuntu rimwe na rimwe katinjiza urumva katinjiza
urumva umuhanzi ajya gusohora indirimbo afite ubwoba bwa Leandre avuga ati ziriya analize za Leandre zicika gute urumva Shema njyewe icyo mvuga witinya analize zanjye sibyo ntago nazanze sibyo wowe kora analize utari guhangana n'uwo muntu oya gese nyamana n'umuntu ndagutangaho urugero wihangane nyine ndakwiye ntari urumva wihangane urumva kuba uyu munsi Kenny yajya gukora indirimbo we muri promotion ze akaba yakoramo Leandre ko atagomba kumugira imbere sibyo nuko azi ko nta kintu Leandre ari buze kuza kongera kuri ya projet ya Kenny urugero ndimo natanga ntagariko sibyo wowe nubona ko Kenny yageze wenda kwa Peter kwa Irene kwa Yago kwa Sabe kwande atakugezeho nk'umuntu uzatubona ko harimo ikibazo sibyo twese turi abantu dukura twishyira ntago nzumva ko njye ufite ikibazo ntago nzate namwe ngo njye kureba Kenny mwese musa twapfuye iki sibyo ahubwo uri mutumva ko nyine ni beef igomba kuzamuka hagati yawe na Kenny buri projet sose akoze uri bugitambike sibyo babe babiri babe batatu babe bane sibyo usange abahanzi yenda n'abanyamakuru ujye byumva ko bashwanye tuvuge mu hanze yashwanye umunyamakuru yashwanye n'umu-influencer yashwanye n'iki urumva nutwo tuntu nta kindi sibyo mwihangane urumva abantu bari muri showbiz sibyo mureka abasani bacu babe free sibyo abasani bacu nibamara kuba free ibyo tubashaka nibwo bazabiduha sibyo uyu munsi umuntu urugero naguha Melody yatangiye adukubita indirimbo nyinshi buri kwezi indirimbo Melody igabanya nawe ageze ngo arabiririmba urumva mugeze ngo mumwita munyakazi biza kuza kuvana areba vase abantu bamugani ukubita gutya indirimbo gutya bazihazi ashyira bagafuza ye baba we barahindukiye yabaye munebe urumva batangiye kumwita ngo bakinyusi batangiye kugira gute urumva ibyo byose ni ibintu biza bigaca umuhanzi imbaraga hahandi turimo turabura impano urumva hahandi turimo turabura abantu umuntu akaza muri bino bintu abikunze ari n'impano irenze ariko ko mutize mumwereka urukundo mutize mumwereka nyine umutima mwiza urumva mwamuzanye uburyarya mwagize mute agacika intege uyu munsi turimo turavuga ngo depression ngo mu rubyiruko urwo rubyiruko nabano basani barimo ugeze mu bahanzi depression bafite urumva umuhanzi uyu munsi arakora indirimbo bitewe nyine n'inzangano zihari ntabe yatumirwa mu gitaramo runaka kandi twari muri no kumukumira yes ngo hari amatimu urumva ngo uriya muhanzi kubera ko izo timu ni zibe urumva ari izibyiza atari zo guhanganisha abantu atari zo kugira ngo Leandre na Shema bashwane sibyo ubeho nanjye mbeho urumva ukore nanjye nkorerega kandi twese byakunda urumva uyu munsi kugira ngo uzajye kubona umuntu ukora ikintu cye cyihariye ku giti cye ni gake Shema njyewe icyo mvuga ku muziki nyarwanda cyangwa se ku bahanzi impamvu ngiye ntanatumira cyane abahanzi harimo iki ngiye ni experience yanjye mbayeho muri ibi boro ntangira kwikorera haha n'umuhanzi bamwe mwarakoranye n'urugero nyine waramufashe from scratch wamuhamagara ntiyemere kuza sibyo wowe wagenda wakora ya analyse agahita yumva ko wagiye kuri rwa ruhande rwo kumurwanya ese Leandre utararenga aho ngaho wigeze ukurikirana none tuvuge nimba amazi watumiye akanga kuza sibyo mwaye musaza mukorana neza wigeze ushaka kumenya impamvu uwo muntu yazaga mbere umunsi atashaka kuza uzise none mwese mwumva ko nyine ngo wa muntu ngo twamaze kumuha platform uretse gato ngo twamaze kumuha platform ngo abaye mu star gatinye ngo kutwiryaho reka nkigusubize njyewe uwo ntumiye aramya ngo urumva ngo uracyafite abasabo bakeya ngurumva ofete harimo logique ngiye ntumva impamvu ntayumva niyihe niba naragufashije ku ndirimbo imwe ugifite indirimbo imwe uri kuza upfukamye wenda uyu munsi ukaba uri umustar undusha izina mu by'ukuri ngiye nakubwira ngo ngwini wanjye ukambwira ngo sindagira audience nini kandi icyo gihe urayimbona kandi ngewe naragufashije nawe utaragira audience utekereza ko atarimo kwikunda niho Amatiku ava rero ntabyera ngo de sibyo n'abasari nabo baba bafite njye uyu munsi batameze neza sibyo ariko reka nkubwize ukuri njye namaze kwanzura ko umuhanzi uzemera ko azaza tugakorana azaza utazaza si n'umuhanzi gusa ni buri muntu wari we wese kubera igikora ko umuntu arakubwira ngo ngiye ngo ndajya ku yindi cano ngo ifite abasabo benshi ngo we ngo genda ukore ngo nzabanza none se uratekereza ko izatera imbere gute utari kumpa akaboko
njye naza hano nakora analize ikintu navuga se hagati. Okay, urumva nawe wagiye gukora analize ugiye kuzamo kakano kumurije no guhangana njye ntabyo kuko atagwaye service runaka. Nese ni urugero oya njye ntabwo ari itegeko ko umuntu amfasha. Reka nkweze nk'urugero Bob si inshuti yanjye ariko mu kiganiro nakoze ubushize naramuvuze ngo niba Bob ageze ku rwego rw'uko amastering indirimbo akayimastaringa nabi akemera kwisohoka, sibyo nese irimo kuvuga ko masterinze nabi ugereranyije n'indi ntabwo iri kuvuga neza. Akuza mugana uhindura mikoro cyangwa uhindura buffers zawe. Abandi twe tumva ko indirimbo ivuga neza. Hindura buffers niba itemo kuvuga neza. Ni sonorisation yawe bro. Urumva ni sound yawe ifite ikibazo ntago ari iriya ndirimbo. Narangubita mani yandirimbo nagiri kuvuga neza. Iyi ndirimbo iravuga neza, hindura ibikoresho ukoresha kugira ngo uwo muziki. Kamubwire ngewe navuganye na Bob. Arambwira ati iriya ndirimbo ngewe nari masterinze ariko sinayi mixinze. Ugiye no kumva wumva ikibazo ari muri mixage. Ibyo ndahamya neza ko Bob atigeze abikubwira. Mbikwerekeze? Binyereke. Sikibise. Ngewe ibyo bintu ni ibintu nyine Bob yanyine. None se utarajya aho ngaho arisha ko Bob yarafite ako kazi koko kuyimasteringa. Ahubwo ni gute bemera ko ishaka gusohoka bakayijyana kuyimasteringa barangiza ikazi ivuga nabi. Singibise. Ako sivuga nabi shingiye uvuga ko indirimbo itavuga. Dore yarambwiye ngo ntabwo nakoze mixing, nakoze mastering gusa. Kandi mixing nigira indirimbo. Iriya ndirimbo yawe na ntuza na Africa na Bushari na mistake. Uzumva mixage yayo. None si umunsi Bob no muswa. Si umuswa nyine, impamvu nyine uzahaniri ubwo either iri hagati kuri pressure cyangwa se kuba barakoze ibintu mu kwihuta kubera ikikora ko Bob ntabwo yari kuyimasteringa kuri. Azi ko no hari amazina ko ugomba kumenya nuko zira elema zose ntabwo zishaka gusohora indirimbo. Avuze ko mastering itageze gute? Mastering yayo. Urumva no mixing ntabwo element ari umuswa kugira kuri urwo rwego, sibyo? Buretse njyewe ikiganiro ndagisohokamo nigendere. Utangiye kuzana ndagenda nta kibazo nyine. Oya buretse bwa wicaye ngo ndagenda. Numva nkubwire urumva ntago the band ntago the band ntago element urumva ntago kade sizo muziki ndakeka kunyumva, sibyo? Ntago ari abaswa bo kutumva indirimbo yabo noneho, sibyo? Ku buryo bemera kwisohora ituzuye, sibyo? Mana we hari umuntu nabonye wavuze ngo na video ngo bayishishuye sha. Oh yes. Ibyo ntabwo ari busy. Man muzi imvune ziba muri bino bintu kweri. Ngiye gusigira ntabwo ari busy ariko ngiye ntakubeshya. Man ntabwo ngiye ntunganya umuziki, nta nubwo nkora video, ariko muri experience tuba dufite hano hanze kubera ko tubibamo. Ubundi iki kintu kitwica kumva ko tuzi. None se niba mbizi ntabyo uzi. Nese shema ndaza. Okay, nyereka certificate y'umuziki wowe uvuga ngo wize umuziki urumva, nguze umuziki wakozwe neza, nguze umuziki wakozwe nabi. Yinyereka uyu munsi. Mbwira ishuri wizemo umuziki urumva. Ubwiwe nigize ko nta wize. Bro uko wumva umuziki niko nanjye nkumva urumva. Tuza rero. None se kuki numva yawe nkumva iravuga neza nkumva inihumana. Amaranga mutima wabishize. N'amaranga mutima. Gusa iriya ndirimbo ni hit. Ariko ntakubeshye ibintu birimo urumva nunayumva neza. Yego reka ntabwo navuze ko soundinga nabi, utaza kuza kunyumva nabi. Mixage ni itameze neza. Iki kitagushimishije na nuvuga ngo mbwira hari nka kick utumvishemo neza, hari nka gitari utumvishemo neza. Ni iki kintu mu gihe buretse mu gihe ndirimbo iyo bayikuzanira urumva wari kwikora neza kurusha Bob. Cyese cyenda mastering. None suri mu biki? Ariko nyine mureke twananize natwe. Urananiza ibintu utazi. Ubizi gute kandi utarize ubyiga? Ikintu uzi ni ikintu wagire mu ishuri urumva. None se utekereza ko abantu bose bazi ibintu ariko babyize? Izo nizabamenya. Wa muntu uzakavuga ngengo ikintu ndakizi gute se? Shema none se ubu ngiye none se Leande uyu munsi ne kuvuga ngo ndaje ngo ngiye gukora ngo tatuwaje urumva. Sinzi kuntu bafata, sinzi gushushanya, sinzi kugira gute urumva nyine ngo ndiyamene. Erega Shema ibyo bintu nibyo nawe urimo gukora urumva. Ukaza ngo Bob elementing indirimbo ngo bayikoze nabi ngo nago ngimasterinze ngo nago ngimix. Umva nanjye ngubwire rero wowe Leandre nta shina rimwe ry'umuziki rikuzi urumva, nabandi nkawe nuko nguko bimeze urumva. Mani ni mutuze urumva. Ngiye kamubwire ndagwemera ko uri umunyenderwa bikorwa. Impamvu navuze ko experience content wowe wemera ko uri umunyenderwa bikorwa wa The Ben na Element na Kevin Kade. Ntabwo ndiwe uri umunyenderwa. Uzi impamvu uri we
wagiye kureba ibintu bakugeneye urumva bo bwabo bafashe indirimbo bayishyira kuri platform zabo ujya kuza kureba iki amadefo arimo urumva ni ibintu bakugeneye ntabwo wishimiye produit bagoye uko utumva ko ndi kuvuga ibyo bintu umve ngo narenze indirimbo sinayinenze ariko kuba ntayinenga kwinenga no kuvuga ko itavuga neza nakundi kwinenga mane ariko ngomba kwinenga nese ngo ni iki cyane urenenga ushingiye ku kiwe nka Leandre urumva mbwira urumva ati ngewe Leandre nakoze kuri projet ni urumva izivuga neza urumva okay kugira ngo ubyumve neza sibyo wavuze ko nanjye nako ni nako bimeze hari abahanzi benshi buriya umuntu abari inyuma yabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi sibyo urego uri na manager by'ibivuga gibyo ni ukuvuga ngo rero uno mukire ubu ni ukuvuga ngo rero umuhanzi ukamutunga ni ukuvuga ngo ubu nonaha nzi sound nzi uburyo nshaka kutajya kubikora yizi gute kandi mani none sound igizwe n'iki ngira ibintu byiza sound nijwe rose iryo jwi ryiza uzi uburyo rigenda kugira ngo rijye kuba ryiza urabizi bro none se akamubwire ntutwari imodoka kuko nayize nagiye mushinga imodoka umuntu yicaye mu modoka wenda n'urugero ugakora ikosa ryo kuba wagenda nabi aho ngo utwaye nabi nuko bakurusha imodoka cyangwa oya nambwire ngo mparitse nabi hazayiparike nyine atayizi ubwo iki cyose abo ngose nanjye ibyo nakora kuri oya kujya gusingira ndirimbo wayizageze giwe ndahamagara Bob urumva ngiye mfite indirimbo nyinshi ndimo nakora muri studio urumva ndahamagara Bob ndishyura studio ndakwishyurira mwana urumva ndakwishyurira ngiye nguye projet yanjye nuramukugiye yizanye mastering Shayiboro yanyu mujye mubireka kandi ntabwo byazakunda ntabwo byazakunda ntabwo biba bisije ibyo n'iki mana ariko numuza mukigira ariko numuza mutangazamakuru okay birangira nose itangazamakuru okay jajiga Philip tabanaga kuzitangaza makuru ariko jajiga Philip itaguteze kunyuma muri mu gitata kimwe bro jajiga mwe mwakoze Bob umuntu gakwiye kumubwira ngo ndi manago we masterinze wenda ni Prince Kiza urumva ni ninde se wenda tuvuge ni nuza ni mabano ikintu gisekeje urumva ariko wowe umunyamakuru bro umuntu wakoze documentaire nabi urumva mwanafunzi namukagiye gakora documentaire nabi urumva sho uzaza umukubita agafuni mu mutwe urumva ngo dakikarita zibirimo ko naga ari reka mwereke nanjye Bob nagenda akamix indirimbo akayisohora urumva ntago wemere kuza kumaga uze kumva indirimbo yitwa Karara ya Flies na Nuza na Igor wumve sound yayo unafate niriya element niriya none bitandukanye se wowe nk'umwenjenyeri bitandukanye he bro hari sound nyine mbwira hano bitandukanye hari sound ibyo yumutse man ibyo bintu urumva ibyo bintu igori mabano urumva igori mabano kuko tuzi ko ibyo bintu abizi yabyize urumva niwe agakwiye kuza gutera amabende ikibazo ntago mubivuga inde mubivugira amatamatama oya nabyabonye kuko niba nabyavuze nabyabonye uzabasani bangaye bambwiye ngo iriya ndirimbo masterinze nabi nyine kuko indirimbo yarenze izabo urumva bashaka kumva ko iyo ndirimbo nyine atari nziza abasani hanyuma izo abo basani babikubwiye urumva rezita dufite uyu munsi kuri sikosa indirimbo zabo uyu munsi niho ziri erega kuba yaburetse gato uwo musani arabizi uwo musani azi neza kugira ngo indirimbo nziza ikorwe azi icyo bisabwa urumva uyu munsi agiye kujora indirimbo ya Kevin Kade urumva yakoze we yananiwe gukora ibyo birenze bya Kevin Kade urumva arimo kuza kuba ko indirimbo ya Kevin Kade ngo ntago nari nziza ngira soundinga nabi we izo yakoze zarenze ya Kevin Kade bandi mujye mureka ibintu nk'ibyo ntago navuze ko indirimbo utanyumva nabi ahubwo nge none se ko tutava ko indirimbo ari mbi uvuga ko itavuga neza ko none se niba inka reka dufate urugero ngewe niba wakoze ikintu nkabona ko ari cyiza ariko hari icyo ugomba gukosora kuki ntabivuga ese wundi kuki ntago nanze kunkosora sibyo wowe unkosoye nkande wese ugiye kunkosora iki nakoze nabi wabonye ko nakoze nabi utakizi gutukosora umuntu ikintu utazi reka tugendera ku bindi nese nta bindi bikorwa bihari ino televiziyo kuntu i-displaying urumva ntago nzi kuntu ngikora gute nzaza mvuga ati no muntu wakoze ino ngo nagomba kuyikora agomba kuyikata gutya ntabyo nzi reka mu gihe ufite notion urabikora ye notion ufite ku muziki n'ibyanyu uba wakora beat ukayirangiza ntayirangiza ntayi wakora ntago wakora ese ubizi gute kuko utarabikora kuba ntarabikora tubapimira mu bikorwa mu bintu mwakoze urumva uyu munsi tuzireyandire nk'umunyamakuru ago tumuzi nk'umufundi wubatse mbere ko ujya kuvuga gutya urumva uyu munsi tuzireyandire kugira ngo byumve impamvu mba nkubwira hari ibyo ntabwo ndi ku bushobozi bwo kuba nakora nk'ibyo bakora tuza rero urakoze we
nimba utari kushoza bwo gukora ikintu Bob yakoze urumva utari kushoza bwo gukora ikintu Element yakoze man ceceka niba cyawe ntabwo biri butume niwe no kuvuga oya muri entertainment ikizakorwa nabi nzakine izi entertainment mwana ifashe mugira nka hari yanyu bro ntabwo ari yacu y'abanyarwanda none se nyine nanjye ndi umunyarwanda muri karanye nyivuge rero uko kuvuga kwawe wikwigira inyarugenge ngo wumve yuko nyine tu hari akantu bagakoma gukosora ese wowe waragakoze genda ukora ibirenze shema naribi aya buretse gato tutararenga aho ngaho ufite abahanzi managinga ufite abahanzi ureberera ngende mukuri indirimbo irenze sikosa mu mastering kurenza sikosa naribi none muze mudukubite projet aho ngaho urumva erega we nuramuhanzi wawe mujye kuvana ngo prank ngo bakoze ngo barayisakujije oya ntabwo ufite irimo amazina akomeye sibyo ibyo ndabyemera indirimbo ni nziza babahanga yego indirimbo ni nziza ariko kuba ari nziza ntabwo bivuze ko hataburamo amakosa rero uvuga ngo dere ngo cyagika ngo n'icebe ryacyo none se sizivamo amata indirimbo yabaye nziza yabaye hit urumva yose siko ari agurira ngo ntago bari amata urumva ntago ari amata mujya gufata za kiyoda mukazita nana mureke uyu munsi sikosa ibi ndimo rakora i Burundi urumva hamagara aba promoter i Burundi babaza ati sikosa imeze abarundi bamaze iminsi urumva bavuga ati dufunga imiryango y'indirimbo zo mu Rwanda ibiki n'ibiki akoze kambaza kabako indirimbo ni nziza perfect none ibindi burimo ni ibiki bago mbyumva ko nyine n'amakosa arimo tuyavuga asa ayo makosa urimo kuyareba nkandere yande cyo kintu nyine ndimo ndakora ndabona nk'umunyamakuru nose ni documentaire bakoze nabi shamani ntago ni documentaire bakoze nabi ntabwo ngiye nabye wimfatirana ntabwo nuri kumfatira Element yakoze documentaire nabi nese uwo ko wakoze indirimbo sibyo ko wakoze indirimbo wari kwemera ko isoko iri kuvuga nabi nose abandi bakwemera ko indimi isoko ivuga nabi bashoyemo amafaranga yabo bamemeye ko indimi isoko nuko niba indirimbo itakoreye mixage neza ariko se gute indirimbo yakozwe kugira ngo indirimbo ijye gusohoka tuzi inzira inyuramo urumva tuzinzira wowe ubwaho bizinzira inyuramo indirimbo kugira ngo team yose yemera ko indirimbo ijya gusohoka urumva urumva kugiye kureba sako ino sikosa abantu bayiri inyuma bose bro nabantu twemera ko ibintu barimo babizi urumva Coach Gaël wavuzwe muri ya saga ya sikosa ira ndirimbo yarayumvishwe neza kose sibyo siyo ndirimbo ya mbere iri yumvise sibyo ntago ari kwemera ko isohoka ubwo bubazo bwose bukirimo Bob uyu munsi ntago izina rye ryajya hicyasha urumva bite n'udufaranga tungaye sibone ko nta Bob Pro on the mix video uri sure cyicuranga ndirimbo okay two kwicuranga turebe ko bamuhaye sha bese nyitarimo ngumenya ngaho uratangiye bya bintu byanyu umenye iki se umenye iki je uyu munsi aranankubita sha njyewe aha singa ibyo navugaga studio ni 155 director ni God ni witwa Joma nta mix and mastering biriho ariko ingi ntago ari ingingo kurengera Bob njyewe ubwanjye nakwerekana chat yanyemereye ko indirimbo yayikoreye mastering atayikoreye iyi ntago ari ingingo ikurengera buretse gato kuba babyandikaho nabo byandikaho ni ibintu bisanzwe guseka biri kanga ubone indirimbo okay none se buretse gato singa indirimbo nuza besto ya Kenison na Okama iriho babyanditseho ariko urumva nsubiza buretse gato babyanditseho si ya Bob ni Bob nyine wayikoze none se urumva ari kwiyandikaho gute none se handi yari kwiyandikaho iki cyo kukwereka urumva buretse gato umuhanzi yemerewe gutanga inuza ku muntu wakoze iyo ndirimbo urumva cyangwa se none se kuki aba bandi we yabahaye credits agashyira rumaga ko ari umwanditsi Kenny Keshot izo credit uzitanga kuko wowe ubishaka none se cyangwa se bite n'amasezerano ajyanye aho kuvuga ngo nukuvuga ngo nandi makuru naje kumenya nuko sikosa yasohotse huti warazigiza gusohokera huti iza kuza kuba indirimbo zasohoka huti ari gusohoka urumva Gaël atari yamenya kira kintu urumva kuko indirimbo yakozwe bakora nyine 155 batazi ko indirimbo irimo gukorwa uwo munsi bwo bagomba kutabagera gute basohora indirimbo nitse kutuvuga ko asote nuvuga ngo ahubwo hano harimo amakosa menshi nese ni gute n'undi umuntu akora igihangano n'umuntu amweze credit ku bushake bwawe ariko kuki bayimujyaniye si wamwishiye se none se ngenemeye kuguha credit cyangwa se inyigwi sinakwishiye nta umupira ntago biri mu masezerano yacu bro urumva niba twakoranye amasezerano yuko ngiye ngomba kuza kuguha credit ahubwo ikibazo kiri man kora gwa mwanya ukavuga sinanje nkavuga urumva nimba ngenje gukora indirimbo iwawe urumva hari condition turi bugendereho
nimba ndibuze kuza kuguha credit cyangwa se revenue ndibuze kuza gusharinga revenue runaka urumva ku mafaranga nagomba kukwishyura ikintu kiri buze kuza kuvaho sibyo nimba nge nakwishyuye byose urasabwa gukora projet urumva ibyo kuza kuguha ibindi bintu byo ku ruhande urumva ni uburenganzira bwanjye bro kuko ninjye ndi gihangano uri umukozi erega ni uburenganzira wese gatumanze ngo umuntu wese ino studio yawe sibyo iyo ukoze ikiganiro umuha credit oya none se uramutse ukoze ikiganiro ukamuha credit hari kosa ririmo none se kuba utamuha credit hari kosa buretse ase wansubije kuba utamuha credit hari kosa ririmo ikosa nta ririmo kuko namwishyuye none Bobo ntago yishyuwe ariko nanjye banza nyumve nyine music cyangwa se creative industry itandukanye na engineering sibyo se okay ngambwira indirimbo zose Bobo yakoze niko bamuha credit atazima ahubwo yanze gushyiramo jingo ye kugira ngo nyine amakosa niyumvikana aba yabo oya hari ikintu ugomba kumenya nuko aba producer barafatanya sibyo ikindi kintu nzi kuri Element na Bob na abantu nyine bari bameze nka papa n'umwana urumva kuba Bob yafasha akantu Element yashobora no kumufasha gukora indirimbo urumva atanamwishyuye icyo gihe Bob ashobora no kutaza ahubwo nabwo deja mise numvamo ikibazo umunsi koko tuvuga ngo nkorera ngo abasani ngo amatatu beshi sibyo Musani azaze muri studio iwanjye akoresha tatuwaje sibyo anyishyure cyangwa se umuntu wari we wese ndeke kujya mu masani sibyo akoresha tatuwaje anyishyure urumva ya tatuwaje ye ayifotoye ajye kuyipostinga kuri platform ze agombe anagire ko njye nakoze iyo tatu mu gihe yanyishyuye urumva projet niye yemerewe gukora icyo ashaka yewe ntabwo uri kumva logique ihana ntabwo navuze ko nyine igihe cyose yagutagenga sibyo ariko reka twibaze ikibazo kirimo ku buryo wahereza credit bati T Brown nabande nyine ukareka kuyiha uwakukoreye mastering urumva atari mu kibazo se nabwo abo batiti urimo kuvuga gutyo sibyo none se nyiri kubyandika ntiyishyuwe nyine yarishyuwe nyiri kubyandika none se nyiri kubyandika kukirimo kumwima uburenganzira bwe ubwo burenganzira kukirimo kubigira itegeko kumva ko ni uburyo bwo gushaka kugira ngo bahishe amakosa ese buretse gato maze nkubaze credit ni itegeko kwitanga hari igihe bitegeko nyine biri muri kontra none se urishaka ko iyo kontra iri hagati ya kade kuko ndimo ni ya kade ahubwo niba barakoze projet bo bakabaha service ntibamuhe credit bo ubwabo ahubwo bafite ikibazo bashatse kwikura kuri credit bro wirwana kuri credit kuko nago ariko buri gihe dukoze ikintu tuyitanga ubu nk'abantu bose bakoze ku ndirimbo njugura muzi muri sinema yakoze akazi kenshi ku ndirimbo yanjye kenshi manikana komeye bya hatari urumva nta nubwo namuhaye credit man wisanga nyine tubitabaye urumva none se yenza kuza kuyimuha yenza kuza guhanjuga urumva credit no kuba ntarayimuhaye hari ikintu byamungwe cyangwa kimwongera bro okay wenda kirari kuri wenda umuntu azavuga ati mu buryo bwa professionalism nuko niba warakoze akazi ku kintu none se ubu kuki nakosa ari ndi kuba narayimuhaye kuki se ashaka kuza kumwira ngo mani ngo usenga ibintu byose nagukore yarari mu kazi yari yishyuwe ngewe umva nkubwire sibyo ibintu ibintu bya sikosa nakubeshye ntabwo byemera cyane ko na Ben yari amaze iminsi akurisha ishanga y'abandi nibyo byatumye indirimbo itwika ako se Ben kuba yarakuriye ishanga ya Emerine sibyo njyewe mu Nyagatovu wo muri kwe intwaye iki mu gihe nyiri gukuririrwa ishanga atabigizeho ikibazo urumva mu gihe nyiri gukuririrwa ishanga atigeze aza kukurekrama cyangwa se atigeze avuga ati ngiye Ben yambangamiye yanyinjiriye sibyo ahubwo kuko nyine duhari twigeze abacamanza urumva The Ben ntago araguye gukora biriya bintu The Ben afite umugore The Ben nasira bameze ko Pamela atarari hariya nanjye reka mbikubwire rero sasa yaba Pamela yari nase ari reaction nimwe yigeze ubona ya Pamela kuba atarayikoze ntago azi kuvuga ntago asanzwe postinga yahishe mu nda kuko nyine nta kintu bimutwaye no kuvuga ngo mwimashaka gusenyera abantu bibashirwa rwabo reka dufate mande twege abanyarwanda tugenda ku ndangagaciro dufite sibyo
niba ubu none habene n'umugabo wubatse arajya gushaka iki mu mashanga y'abandi ese mukwimenye najya gushaka ese yikurura agashaka iki ese yikurura ni uburenganzira bwe bro siko yikurika navuga yarayicuranze ako mwana azi ngiyi mwazabiretse koko mwazabiretse kweli nukuvuga ngo Beni na Emeline urumva Beni na Emeline cyangwa n'umujeneti ukuntu babidusobanuriye urumva Beni na Emeline ni inshuti sibyo rende uyu munsi ufite umukobwa wa mu best wawe urumva utatinya kubwira ikintu cyose ushaka sibyo utiteye ku bantu bari aho ngaho urumva buretse gato urumva hari umucuti wawe ufite uyu munsi utatinya gufata ku rutugu ukuntu nyine utatinya kwisanzura sibyo Beni na Emeline batubwiye ko ariko bameze Emeline yakubwira ko i Burundi yari ariyo Uganda yari ariyo na hano mu Rwanda arahari ahantu The Ben agiye n'umufana we nyine n'umuntu yemera The Ben urumva si bikwiye uko The Ben afite umugore cyangwa se agize gute kuko umubano we na Emeline ntago werekeza ku rugo rwabo cyangwa se ku rugo rwa ariko mugabo ari woni wowe rero woni wowe naga abagabo twese ariko tumize urumva ivuge nkawe apana gushyira muri rusange urumva nimba uri umuhehesi Ben naga ari umuhehesi urumva nimba ese uri umuvugizi wa The Ben wowe nago ndi umuvugizi wose uri umushinja cyaha we urimo kumushinja icyaha je namushinja icyaha nkurikije indangagaciro dufite z'abanyarwanda indangagaciro yishe ni yese none se wahagarara umuco nyarwanda ese kuki ni gute wumva ko umuntu w'umusari ajya kuri kamera azi ko ari kumufotora yarangiza akajya kurwana n'amashanga nukuvuga ngo atari umusari arabyemerewe uretse izo ndangagaciro zawe urimo kumbwira uretse gato uriya mupapa rwose umuzi muri media yemerewe gukurura amashanga se bitari kuri kamera ya kuru tangiye guhishira imico yawe turagenda tukumenya gake Ben ni icon urumva atakagombye kuba yitwara none se ni icon ya marayika simbareka ariko nyine amafuti ni mwemera ko abahanzi urumva nabo ari abantu nkamwe rero ndabona amakosa ugira menshi cyane none se ayo makosa yawe tuzaze tuyavuye kuri kamera none se ngiye nyashyira kuri kamera none se we yashyize kuri kamera none se ntabwo mwebwe mwigize inuza muragenda akantu kose kose urakafotoye akantu kose eka n'umusarana rero baba bari gufotora bivuze ngo rero nanjye amakosa ya Ben kambwira shema amakosa ya Ben yakora kambwira shema n'urugero ubu nona ngende mvuge nti ngiye kunyara hariya muri ntuza muri rompo yo mu mujyi Ben yarabikoze ni nko kunyara muri rompo man mujye mutanga ingero zumvikana zihura n'ibyari byo urumva impamvu bivuze nuko ngewe bro ari nshaka guca mu bantu sibyo aba bahanzi cyangwa se bano bastari mubona yaba ari umuhanzi yaba umukinnyi wa filime yaba ari umukinnyi w'imipira cyangwa se ibiki byose ni umuntu nkawe yego ibyo ndabyemerera na kwijana nimba uyu munsi habaye anniversaire y'umucuti wawe mukajya kwifotoza urugero sibyo ugahura n'umukobwa w'inshuti cyangwa se umubest wawe urumva kuba mufata ku rutugu ushaka kumufata ku rutugu ukamwongorera utuntu kamera zigafata ibindi byabyo sibyo iriya video kimara gukora cyangwa se iriya foto kimara gufatwa nta kintu kirenze cyari kiri aho ngaho ntabwo ari inkuru yari iri aho aho nyine ako kanya ntabwo yari inkuru sibyo ahubwo nyuma yaho babandi bafashe za video amagambo bagiye bandikaho ibiki n'ibiki byagiye bigira gute ufite kuko erega Ben ahantu ari n'inkuru sibyo se ahantu ari n'inkuru bivuze ngo rero hari uburyo yakagombye kwitwararika reka nkoreze nk'urugero ubu Ben muhuye hano mu muhanda mugahura yasinze sibyo si umusitari ubifata ute ese ko n'umusitari ntabwo yemerewe kunywa inzoga ariko hari uburyo ugomba kuzinywa nkuko nawe utari umusitari hari indangagaciro uko The Ben atakaje indangagaciro tubivuge gutyo sibyo niko n'undi muntu wo kuruhande yazitakaza kuki se ariko Ben atandukanye n'undi muntu ase atandukanye he baratandukanye bro ni mwebwe mutuma bana batibe mane baba ubuzima bwo kwihisha bwo kubihisha urumva muraza shema reka ngwereze nk'urugero ubu ngubu nge sinywe inzoga nese mbizi kuzinywa n'urugero ntabwo nzinywa nzavuge ngo reka ngende yego kuri kwinshi kunari kubi nzagende nsinde nkubita abantu ndwani mu kabare nindangiza mvuge ngo nusinda urumva nese ngo nabantu bangaye umuhura basinze bro ibeje kuki se utabita ukikomeza ukigenda nuko ntabazi ntabwo ibyo bikureba ntabwo nasijya debene bikureba wowe uri green pea kara gashaka kuntu yakavugije ntabwo yakubura kundeba
none se nakamushiki wawe wimuneke ubwirwa rigize ko Emeline atari mushiki wawe muhuriye hese ni mushiki wawe mwana uyu munsi Emeline nta kibazo yigize bigiraho ababyeyi be nimba banahari simbizi Imana ifashe babe bahari urumva ntabwo ziba bigira ikibazo nyir'ubwitanga bigize ikibazo uwo Pamela mama muravugira ikibazo ntabwo twe tukibona kuri Emeline ntabwo tukibona kuri famille turakibona kuri nyiri kuko igikorwa nyiri gukora igikorwa ariko se mwamuretse turamuriga guteze kandi ari muri showbiz ese yande ngare muri showbiz okay ubwo uduhaye uburenganzira yuko ibifuti byawe byose suri muri showbiz suri manager suri umunyamakuru ubwo nyine buri kantu kose uzatukubonaho we ngiye mu kuvuga ngo ubu nona ni ku karubanda ubu nona urumva ikintu nzakora ku karubanda uzakivuge sureba ibintu uvuze gutya bro urumva ibintu uvuze gutya iki kiganiro ntabwo kizava nta kibazo urumva ibintu nzakora ku karubanda urabizi ko dukunda guhura mu tuntu twinshi subizi ariko nanjye numva nshaka kuzakuvura agashanga yandi subizi ko duhura kenshi abafana bawe ndabibasezeranije urumva yandire ngiye kumugenda runono ujya nkwereka ko abantu bose ari abantu bamwe urumva yandire ngiye kumugenda runono urumva ngiye kugenda ubu uriyemeje ndiyemeje bitewe man bro suvuze ngakana kose ngo uzakora ngo gatare kazima ngo tuzagashyira ngo ngiyewe nibijya public ariko ibintu utanya guseseka nyine ngo nibisigasira akantu kose nzakubona katari kazima hagona yago yarabivuze ngo ngizo platform mufite natwe turazifite urumva ahubwo ngiye nta muntu si wambaye agashanga ngiye kureba Emeline ngiye kureba Emeline nagukururisha ariko baraya aguze yiri kuko ibi ariko dusoze ikiganiro projet ikurikira izaza ryari na projet ikurikira ntabwo dutuje no kuvuga ngo projet ikurikira indirimbo zihari zinakoze sibyo ikintu kiba gihari ni umwanya sibyo narababwiye nkora media tuba kuri indirimbo ya mbere mfite album yuzuye indirimbo 12 wow zose zirangiye kandi kabisa buri imwe itandukanye n'indi umusani wakoze muri imwe atandukanye n'uwakoze muri iri naramenye abantu ko harimo n'izo hanze muri magambo harimo sawa cyane izo twagiye dukorana n'abanyarwanda n'abandi bantu hanze ngiye ndashaka kwagura umuziki wacu nimba ari ikintu nshaka kuba nakora ku muziki nimba ari agatafari gato nshaka kuba nashyiraho ngiye nemeye kugashyiraho yandi nawe nuzuka gashyiraho uyu munsi 2024 wari not 2030 abo bahanzi bo muri Nigeria dutumira hano tukabaha miliyoni 100 Krisizi atazajya muri Nigeria bakama miliyoni 200 Krisizi naramuka agiye kagenda agafata miliyoni 200 azaza kuri igikorwa hano bro urumva muziki yacu yaguke nimba ari studio yakora ayikore nimba ari bo nimba ari abarazamura bigende gutya sibyo bitewe n'iki twugacu twabahaye agaciro kinasaba abantu mwihangane muve mu matiku muve mu nzangano zidafite icyo zimaze dushyigikire abantu basore dushyigikire zino nkumi zacu n'abahanga uyu munsi nabonye interview ya Shiba yaravuze ngo nimba hari ahantu hari tara abavokaliste barenze bari hano mu Rwanda sibyo cyane kabisa Diamond nawe yakivuzeho cyane urumva nuza BNM uze kuza kureba interview yakoze akigera ku kigo cy'indege yashimagije melody avuga ati uyu mujama afite tara mu bwanyu mutazi urumva uyu munsi melody turamufata tukamwita umunebwe ngo ni ikinyusi ngo ni iki ariko handi bazi ubuhanga bazi agaciro ke urumva melody ni wa muntu mujyana muri studio BNM yabivuze akagukorera ikintu utanyine utotigeze ko ari ikintu kiri aho ngaho nyine ari ikintu gisanzwe sibyo abajama tubashyigikire nimba indirimbo ya BNM na melody igiye gusohoka man tuyigeho twese urumva tuba umuntu umwe ugiye guha East Africa tugire East Africa na Africa cyangwa se n'isi yose ko dufite package runaka urumva noneho bo batujudging batubwiye ati umuziki mwakoze ntabwo ari uwanyu tureke kwisenya twebwe urumva turigira abanyabwenge kuri bino bintu kandi ntabyo tuzi nuba ngo ubuzima tubayeho tubaye ubuzima bwo kwiga no kwiga sibyo uyu munsi ni namuka nambaye zino rinete nazibonanye wenda Kanye West nazibonanye na Chris Brown nazibonanye nyindi urumva ninzambara biraba byiza urumva wowe namukubibona mvuga ati akoze kuki utari kwambara iz'umukara iyo ni point yawe sibyo dufatanye kubaka no muziki wacu nimba hari ikintu wari yandire ushoboye wigishyiramo Amatiku
sibyo nimba hari itafari ushobora kuba wakira wenda tuvuge kuri okama bro fasha okama nimba hari umwana urimo kuzamuka hasi dufite tara nyinshi mu cyane sibyo mufate sibyo hahandi uri za platform zawe wizimusenyesha bro mwubaka kuko nimba uri muri showbiz showbiz akagira umuntu uri muri yo utumbagira bro nawe uri muri yo bisi urumva inyungu nawe zizakugeraho umunsi Melody namuka koze inzi bikagira miliyoni 100 ukajya gukora kuri documentaire kuri Melody abantu bazaza kuza kumva iyo documentaire yawe niki Melody uriya muntu wakoze iriya ndirimbo miliyoni 100 n'umuntu ki wowe munyamakuru bizagenda gute uzaboostinga nawe uzazamuka kuki zinzangano niziki kwe kuki Amatiku nayiki Amatiku arasenya nago yubaka ibyo mu bivera Shema wakoze rero ariko mbere yo kugenda bivuze ngo uwakenera tatouage aragusanga hehe icyambere nabibwira abantu kuko nk'ubwo harimo nk'abantu bari kwibaza nk'ibibazo ndi kwibaza mu mutwe wanjye so reka tubikemure gutya no kuvuga ngo akazi kanjye kuno kaba kameze kaba kari ku murongo urumva nigeza kandi ngira nari mbere yo mvuga ko biriya ko navuze ko kuri gahunda y'abakobwa bahiteraho n'iy'abahungu bahiteraho naribi urumva iyo gahunda uzayifate suyifite uzayifate ikubita gakonje gutya urumva ujye none ujye gushaka gukora tato nari bamanje gutestinga tu rende okay kinabwira abantu nkorera umuntu kuri radio sibyo yego impamvu abantu hari abantu benshi bafata nko kwiyemera cyangwa iki akazi kose katari ku murongo karapfa sibyo kuba uyu munsi waza kundesha ko ari service mukorera ukaza nka kwicaza amasaha 5 ntabwo ari service nziza kiza nuko tubashyira ku murongo nubwo wenda ntabwo ari buri munsi umuntu aba afite abantu wenda ngo baruzi cyangwa se ngo dufite abantu uri bukorere sibyo ariko dufite amasaha dukoreramo tukavuga tuti n'iminota turi ufata amasaha 3 ntabwo ari byiza kwitangira saa 12 sibyo uze kuza kuhagira saa 7 tukaguha rendezvous ya saa 7 sibyo ntabwo ari kuza ngo yikubite gutya ku muntu ntabwo bizi neza niba adafite undi muntu amarakorera ntabwo bizi neza niba adafite indi rendezvous y'umuntu uri bukorere so kinabwira abantu ko muratubukinga buri artiste wese wo muri Shema Tattoo Studio uramubukinga yego mbonera no kuvuga aba artiste dufite harimo witwa Daport Tattoo harimo Yanki Tattoo harimo Keri Tattoo na abasore babahanga kabisa bahanga ahubwo wakora tattoo utazi gushushanya biri kure biravunanye cyane biravunanye nyine hari ubundi buryo ugenda wifashisha yego ariko ntago uzaba umeze nka umuntu uzi gushushanya yes okay ubwo ikindi kibazo ngiye kubaza ni ikira none ikiganiro mu bigano cyose nakoze ari umuntu ejo bundi kuri iriya ndirimbo ayireba nawe nyine ngo ubu yayabonye hari umuntu wambwiye mwese urareba ko kutaririmba hari wambwiye mwese arimo arabara kimundi wa mugani kataririmba arakora miki abayirimo bose barimo bararirimba ariko je cyo zanyarwanda murabana bize nyine nakubwiye umuntu we araza ikintu cye kuko ikintu utazi nyine kutumva ko kitamo urumva kaza kubikubita aho ngaho nyine kuko nibwo bwenge bwa nibwo bumenyi bwa ufite kuri ibyo ngiyo ntago umuntu utaririmba akwiye kuba ari kumundirimba uwo ni wowe urumva twizeye ikiganiro Shema wakoze rero ntekeza ko si ubwa nyuma ikindi nta nubwo ari ubwa mbere kuko ikiganiro cya mbere twagikoranye 2020 ndi kwa Jordan yego ndavyibuka natangira kwikorera so ntekeza ko rero uko byenda kose tuzadukomeza tuganire cyane ko afite analyse y'umuziki ari muri industry n'ubundi uko byenda kose no kugira ngo dufatanye niba ushaka kuba wakorerwa tatouage ushaka kumwandikira kuri Shema Tattoo n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga hari na nimero ya business 0788 43 18 ushobora kubahamagara cyangwa ukabandikira ku mbuga nkoranyambaga ubundi mugakorana Shema wakoze rero dukoranye ikiganiro cyiza bya atari kirekire ariko
cyiza kabisa. Abantu nyine mujyemo mutubwire muze comment mutubwire turazisoma ndirimbo nabasubiza. Yaman ikindi ndagushimira very very supportive. Thank you bro. Kandi thank you so much. Uri mu bagabo nkunda. Thank you bro. Urabizi kabisa. Urabizi ndakwemera ndakubaha ni grand frère. Ikindi kintu tutarasoza bro reka ngunenge. Ongera ugarure kwa kuntu wafashaga abahanzi. Urumva ongera ubugaruro man nyine twe tukuzi nk'umuntu uduha impano cyane. Ndimo ndabiteganya hari projet ndi gutegura ntabwo nahita nyivuga ariko irahari. No twe ntabwo dushaka projet ngo z'umuntu runaka ngo uje ufashe umuhanzi. No uko wajya gukora ama interview ndibuka ko mistake hari interview yakoranye na Yuhi ni wawe bwambe. Urumva njye kumenya Yuhi no hano hambere namumenye. Nta muhanzi wundi umuhanzi wese watangiye umuziki ndi mwitangazamakuru ndabizi ko yanciye umuhanzi. Rero barimo baraza benshi. Baraza bande botumira abapeti bazi akabateka impano za. Ubu nonaha ngiye gushaka undi muhanzi buri cyumweru buri kuwa mbere ubwo ndabe promises nzayakiraho new talent. Yes. Byiza cyane. Urakoze kuri. Thank you so much. Yona, see you dusubire mu bindi biganiro. Nge nitwa Leandro ni mugabo, call me no head. Blessings.